nyakubahwa umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Rilima, nyakubahwa umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Rilima Roche Saint Marie, nyakubahwa umuyobozi w'ikigo nderabuzima, nyakubahwa abayobozi bari mu bindi byiciro bitandukanye, abihaye Imana ndetse n'abandi bateraniye aha. Kristo Yesu akuzwe. Nk'uko mubibona turi abana bo mu kigo cy'ishuri Ecole Mère Lycée riri gukorera Rilima. Twaje kwifatanya na bagenzi bacu kuri uyu munsi wabo kubw'uburwayi butandukanye, bo ntibashobora kugera mu ishuri ariko twebwe turahagera tubishimira Imana. Muri urwo rwego rero twabateguriye ibintu bitandukanye, harimo indirimbo zibasusurutsa kugira ngo tubereke ko dukomeje kwifatanya nabo, tubafitiye urukundo kandi tubitaho tunabasabira. Kuri iyo mpamvu twabateguriye indirimbo, ariko mwese murayizi, ariko irimo inyigisho nyinshi ikomeye ijyanye n'uyu munsi. Urumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, turamugirire umwese w'umujya hose, habera umutako mwiza uhora ubaranga amanywa y'ina n'ijoro, ntihagire ikibakangawe, uzabona ibibagora bishaka gutambira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzi ubaca mu cyanzu, murakomeze mutumve ntabwo nzabaho, nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya, wahanzi w'icyaha uryoha uramucyaha, nzamukubitija ndamwimuremureba, muhure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakangawe. Urumve twana twanjye n'abaraz'urukundo, murarugirire mwese mujya hose, habera umutako mwiza uhora ubaranga amanywa y'ina n'ijoro, ntihagire ikibakangawe. Twaje kwifatanya nabo, ubwo rero twayibageneye, ariko si ibyo gusa kuko hari bageneye abandi bana bagenzi bacu nabo batishoboye. bamushyikirize izi mpano. Ni umurwayi iriya ndirimbo yayumvise, nange mugende mushyikire iriya gare murikikize, bamushyikirize iriya mpano, mugende murikikize, mufate ifoto tuzajya twibuka yuko ku munsi w'umurwayi Mère Lycée yaserutse gaserukana impano zirimo n'izihumuriza imitima y'abarwayi kugira ngo babashe koroherwa bakire uburwayi. Ubundi iyo nta foto nta kibigaragaza, ngo nta kiba cyabaye. Barakoze cyane.
nk'uko nababwiye bahora basura abarwayi, baravuze ngo no kuwa gatanu bazagaruka. Barakoze cyane rero reka twongere gutumire na GS Ririma, nabo bafite impano bateguriye abarwayi kuri uyu munsi, nabo batambuke nk'uko babiteguye. Roche Sainte Marie umugisha wo kugira abaturanyi beza badufasha kwita ku barwayi bacu muri kimwe cyangwa mu kindi. N'uyu munsi rero bivuze yuko dufite kwizihiza umunsi w'umurwayi, baravuga ati ntabwo twaseruka imbokoboko, none nabo ndabona bazanye ibiseke byo gutura abarwayi. Abakozi ubuyobozi bateraniye aha ngaha, bwana munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge, umuyobozi mukuru wa Roche Sainte Marie, padiri mukuru wa paruwasi ya Ririma, abamansera muteraniye aha ngaha n'umuyobozi wa centre de santé wa Ririma, abarwayi n'abarwaza, abanyeshuri bagenzi banjye, abakristo muteraniye aha ngaha, Kristo Yesu akuzwe. Murakoze. Natwe abanyeshuri duturuka muri GS Ririma twifuje kugira icyo dufasha abavandimwe bacu barwariye hano muri Roche Sainte Marie. Icyo twakubwira kuri uyu munsi wahariwe abarwayi, natwe nk'abanyeshuri nitwe Rwanda rw'ejo, nitwe tuzavamo abaganga, kandi natwe turi abantu, hari igihe umubiri utamera neza tukarwara, bityo natwe tugomba gufatanya muri byose, tukaba ijisho rya buri muntu, kuko ntawe ugenga ubuzima uretse Imana. Icyo twababwira, nimukomere kandi Imana iri kumwe namwe, muzakira. Murakoze. Ahangaha hari inkunga twabageneye abanyeshuri, nanjye hagarara abanyeshuri bo muri GS Ririma babashije gukusanya inkunga. Ati bakwiye amashyi, namwe ibyiza mujye mushima. Urabona uyu mwana w'umuhungu uri mu igare, ari mu kigero nk'icye, ariko kandi ari mu bitaro, agafite amaguru, bakavuga bati humura nayo Imana iragukunda. Rero babazaniye impano zitandukanye. Ibikorwa nk'ibi ngibi nibyo Nyagasani yazadushimira, n'abatajyaga babikora uyu munsi ubabere urugero rwiza. Barakoze cyane rero abo muri GS Ririma, kugira ngo dufite umurwayi umwe mu bitaro cyangwa babiri, dufite abarwayi benshi bari ati kujya tuzana bahagarara abandi, turaza kubigenza neza nitujya kwihera mu bitaro. Reka rero dusabe kuko bihuye n'ibyo bakeneye muza bugabo. Reka dusabe uwitwa Latifa atambuke. Latifa Akimana arwariye hano muri Roche Sainte Marie. Dusabe kugira ngo padiri mukuru iriya ni impano Roche Sainte Marie yageneye Akimana Latifa urwariye mu bitaro bya Roche Sainte Marie. Dusabe na Sylvestre yigira imbere ndetse na Zawadi. Uriya ni Verena, abona nawe afite ibintu ku maboko, afite za sima, yaravunitse nawe ibitaro biramwifuriza gukira, bimuhaye impano. Umuyobozi w'umurenge yabimushyikirije amubwira ati urarwara ubukira.
Aramubwira ati Uwiteka Imana igukize, kandi koko niyo mukiza. Uyu nguyu nawe ari kugendera mu kagare, ariko kandi afite ibyiringiro ku Mana. Niwe witwa Zawadi. Reka yahoze aririmbisha, mwabonaga ari kuyobora abaririmbyi. Yamushyikirije impano ibitaro byamugeneye ku munsi w'umurwayi, aramubwira ati urwara ubukira. Reka tumuhe mikoro kandi mutegere amatwi. Murakoze, banje kubasuhuza mwese turi kumwe aha ngaha kandi mbifuriza umunsi mwiza. Nitwa Ishimwe Zawadi Princesse, ndi mwabonye narindi kudirija hano, ubundi ubusanzwe ndi n'umusilamu, ariko jyewe nubaha Imana aho ngeze hose. Bityo rero abarwayi turi kumwe mwese mujye mwiyakira, mwumve ko ntago turwaye ahubwo turi bazima, ko tugifite urundi rugendo rwo gukomeza gufasha n'abandi bari munsi yacu. Vuze ngo n'abarwaza dufitemo hano icyo bagomba kutwereka ni urukundo kimwe n'abaganga. Natwe ubwacu urwo rukundo niturubona tuzabasha kwikunda, dukunde n'abandi bari imbere yacu. Mbashe kubashimira buri umwe wese wabashije kwitabira aha ngaha, mukomeze kugira umunsi mwiza. Arakoze cyane kandi akomeze arwara ubukira. Uyu mugabo yitwa Sylvestre, murabona agenda ku mbago ebyiri, afite ibyuma mu kaguru, bisa ararwaye, ariko kandi afite ibyiringiro yuko azakira. Iyo ugeze muri iri vuriro ribamo inzobere, murabona ko biba n'iby'ubuzobere biri kumuvura. Reka dusabe umuyobozi w'ibitaro, n'ubundi yari yamuvuye, amuhe n'impano, umubwira ati ararwara ubukira. Tubaje kubashimira Sylvestre Munyentwari yageze hano kwa 11/28 yashyiriye neza, izoganye baragenda neza. Kwitanga bititangiriye madini n'isengera abatisita, yacu tumeze n'abantu byumva. Hagati aho ngaho amashimira bikuye ku mutima, muri gasubirizaho mukuye. Kandi murabona ko arwaye afite icyizere cyo gukira, kandi niko bizagenda. Azataha adatahanye imbago, azataha agenda neza. Murakoze cyane rero abateguye impano ry'umunsi yatugeneye. Namwe reka mbasabe kugira ngo mutege amatwi, mwumve impanuro